icyo gihe ngo byarabagoye ndetse banamutuma bamubwira ko ibyo bintu bisa nk'ibidashoboka. Nyamara umugabo kubera ko yirirwaga muri gereza atekereza nta kandi kazi afite, nta n'umuntu wo hanze avugana nawe, ngo yaje kugira igitekerezo, ndetse icyo gitekerezo akaba yaragikuye kuri ya GPS bamuziritseho ku kaguru kugira ngo bajye bamenya aho agiye hose. Niho yavanye igitekerezo, ababwira ko iyo GPS ahubwo ariyo bagomba guturakinga nabo bakamenya aho aherereye, nk'uko abayobozi ba gereza buri gihe baba bamureba aho aherereye. Noneho bikaza gutuma bari buza no gucukura neza bakagera aho aherereye. Icyo gihe rero ngo baje gusanga yuko kugira ngo bizabe ngombwa ko bahinguka muri ka gatuwarete neza, ntabwo bagendera kuri GPS yari yambaye ku kaguru, kubera ko ntabwo ku gatuwarete yajyaga gatindamo, kandi byari ngombwa ko bataza guhusha ngo wenda baze kumusanga mu cyumba aho kamera zimureba. Icyo gihe ngo byabaye ngombwa ko bafata umwanzuro, bavuga ko bagomba gushaka GPS yindi iri buze kwinjira muri gereza, bakagenda bakayishyira muri tuwarete ku buryo baza gucukura neza bajya aho iri. Kandi iyi gereza umutekano yari ifite wari uhambaye cyane, nubwo umugore we yashoboraga kumusura ndetse n'umunyamategeko we umwunganira, ariko nanone byari bigoye yuko wakwinjiza ikintu kimeze nka GPS muri iyo gereza, kuko ngo baracungaga byasaga nk'ibidashoboka muri rusange. Icyo gihe rero ngo bamutumyeho bamubwira ko ibintu ari gusaba rwose bitanashoboka, ko iyo gereza bakurikije ukuntu basaka nta muntu n'umwe ushobora kwinjizamo ikintu. Nyamara uwo mugabo ubwo yabaga ari muri gereza nta kindi yakoraga nawe ni ugutekereza, ngo yaje kunguka ikindi gitekerezo. Ababwira ko ngo ubwo umugore wazaza kumusura bazamwambika isaha irimo ya GPS ituma bamenya aho aherereye, ubundi akayinjirana akaza akamusura, kuko umugore we yarinjiraga akagera mu cyumba yabaga arimo neza. Noneho umugore we iyo saha akaza kuyihasiga cyangwa akayibagirirwayo, niba ariko nabyita, ya saha akayishyira muri tuwarete kugira ngo bazamenye aho bazacukurira n'aho bazahinguka. Umupangu waranogejwe, isaha umugore arayinjirana neza, nta n'umuntu wigeze ubikeka yuko umugore yinjiranye isaha akaba asohotse atayambaye. Isaha aragenda yishyira aho bagomba kuzahinguka. Ahangaha ndababwira ko abashaka kumutorokesha muri gereza ubu bari baratangiye no gucukura byararangiye, ahubwo haburaga gusa kugira ngo bamenye aho aherereye. Akazi ko kari karatangiye. Nkuko nababwiye dutangira, uyu mugabo yahaga akazi abenjeniyeri, abahanga mu bwubatsi kabuhariwe, bazi gupima ubutaka, bakamenya niba butazariduka, bakamenya naho bacukura bakageza, ndetse ngo bakaba baroherezaga umwuka wa oxygene aho ngaho bacukurira, bagashyiramo n'amatara ku buryo neza umuntu urimo abahumeka neza atari munsi y'ubutaka cyane. Ukinjira muri iyo tano, kubera ko n'ubundi abashinzwe umutekano baje kuyivumbura nyuma bakayinjiramo, iyo winjiyemo wasangaga atari umwobo usanzwe nk'uko wagenda ugacukura mu bitaka, habaga hubatse neza, harimo imbaho zimeze nk'inkingi kugira ngo ibyo hejuru bitashobora kuba byatenguka, harimo amatara nk'uko nabibabwiye, harimo umwuka abantu bahumeka. Bavugwa ko ngo iyi tano cyangwa se uyu mwobo wacukurwaga n'abantu byibura ku munsi 12 cyangwa 10 basimburana, ku buryo akazi gakomeza, kandi bakaba ari abantu bari bizewe yuko aya makuru badashobora kuyatanga kugira ngo umupangu wabo ube wamenywa n'ubutegetsi mbere yuko uyu mugabo atoroka. Icyo nagira ngo mbibutsa ahangaha, bajya gucukura wibuke bagiye bagura ahantu hari inzu ituzuye neza yari y'umuhinzi utuye aho hafi, ndetse bayandika mu mazina y'umuntu utaruzwi cyangwa utakekwaho kuba yatorokesha imfungwa muri gereza, cyane ko hari mu kilometero n'igice uvuye kuri gereza. Icyo gihe rero kubera ko iyo nzu yari imeze nk'iriho ibikorwa by'ubwubatsi, abacunga gereza n'abandi bayobozi bo muri ako gace muri rusange baranahanyuraga bakabibona, ariko nta n'umwe wigeze ukeka yuko abo bantu bari gucukura umwobo uzagera muri gereza. Babonaga ari ibikorwa by'ubwubatsi biri aho, itaka bacukura bakarinyanyagiza hafi aho ngaho. Ibintu byatumye habe namba iyo umuntu wigeze ugira igitekerezo cyangwa abatunga agatoki ahamagara ubuyobozi, cyane ko n'abakozi babaga ari abantu bizewe, abandi bakagira ubwoba yuko baramutse bagize icyo bavuga imiryango yabo yazabiryozwa. Nk'uko mubyumva, itaka ricukurwa mu kilometero n'igice riba ari itaka ryinshi, ariko nta muntu wigeze ubimenya. Babarinzi bari mu minara hejuru bareba indege zitambuka n'igicaracara hanze ya gereza, nta kintu bigeze bamenya. Abakozi bakoraga aho ngaho basimburana, nta kintu bigeze bamenya. Ndetse noneho muri iyo myobo bazanagamo amatara menshi atandukanye kugira ngo hakomeze habone, bakazana amahombo yo kugira ngo umwuka wa oxygene ukomeze kugera muri iyo myobo abacukura batagira icyo baba, ndetse baza kubakamo tumeze nk'imihanda ya gari ya moshi, aho habaga hariho utumoto tumeze nk'udutwara ingorofani zitwara itaka, kubera ko kugera mu kilometero ni kure. Bapakiraga itaka, utwo tugari ya moshi tukajyana itaka byihuse, ntabwo byari bya bindi byo gucukura bya gakondo. Ibyo byose nta na kimwe ubutegetsi bwa Mexique bwigeze bumenya ko kiri gukorwa. Mbibutsa ko ahangaha ariho haje gufatwa umwanzuro yuko mu bijyanye no gucukura munsi y'ubutaka, uyu mugabo El Chapo na genge yikomoka muri Sinaloa ari abambere baciye agahigo, ku buryo n'uyu munsi wa none abantu bacukura amabuye y'agaciro n'abandi bantu bacukura bafite ibyo bashaka munsi y'ubutaka bajya baza kubafatiraho urugero bakareba uburyo bakoraga.
El Chapo aho yari ari muri gereza ntabwo yari atuje, yari afite ubwoba, yibaza avuga ati ese bazaza kumvana muri iyi gereza mbere yuko abanyamerika baza kuntwara muri gereza zabo. Icyo gihe rero ntiyatekanaga, ahubwo yakomezaga yandikira abagenzi be bari hanze ababaza aho imirimo igeze, anabwira umugore we ati genda ubambarize ubu ko umugore wamusuye akaza akamubwira aho bigeze kuko yari afite ubwoba. Abandi nabo bakamusubiza ko bigoye, bagomba kwigengesera cyane kugira ngo umupango wabo utazafatwa cyangwa se bakamenya ibyabo. Icyo gihe bigeze mu kwa gatandatu mu mwaka wa 2015 nibwo noneho yakiriye amakuru amubwira ko abura gato cyane bakamugeraho. El Chapo akimara kubimenya yahisemo ko ngo bazamutorokesha ku itariki 4 z'ukwa karindwi umwaka wa 2015. Iyi tariki nayo ifite impamvu. Kuri iyi tariki 4 z'ukwa karindwi impamvu uyu mugabo ngo ariyo yahisemo ngo kwari ukugira ngo asige yihenuye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashaka kumujyana mu gihugu cyabo, kubera ko iyi tariki kuba yizi neza ubundi niyo tariki Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba zizihiza umunsi w'ubwigenge zibohora ku Bongereza bari barazikolonije. Uyu munsi rero akaba yarahisemo yitonze ngo ahanini yagira ngo abereke yuko yanaturutse ku munsi w'ibyishimo byabo nubwo bamwifuriza ibibi. Kuri uwo munsi aribwo yavuye muri gereza agataha iwe kugira ngo anasige abasigiye igitutsi. Uyu mugabo yari afitiye urwango Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo amafaranga menshi hafi ya yose yinjizaga yavaga muri iki gihugu, ariko nawe yari abizi uburyo bamushakamo, uburyo bifuza kumuvana mu gihugu cye bakajya kumufungira mu gihugu cyabo, mbese ntibacanaga uwaka, yangaga abanyamerika kubi. Nyamara ibingibi bikaba bitaraje kumukundira kubera ko abari hanze bacukura baje kumwandikira bamwoherereza ubutumwa bamubwira ko bitashoboka ko bamutorokesha kuri iriya tariki kubera ko hari hakiri imirimo myinshi yo gukorwa, ahubwo bamubwira ko umunsi ushoboka ari ku itariki 11 z'ukwa karindwi umwaka wa 2015. Ngo kuri uwo munsi ugeraho gutoroka ngo uyu mugabo yakomeje kumera nk'umuntu wabuze amahoro, ubwo bamureberaga kuri kamera niko bavugaga, agakomeza kugenda yinyeganyeza ajya hirya no hino, ahanini ngo bikaba byari kugira ngo n'abari gucukura nibiza gutoboka bitaza kumvikana. Uwo mugabo rero ngo yarakomeje arazenguruka, nyuma aje kumva sinyari yuko abacukura bamugeze hafi, nta kindi yakoze. Yicaye ku buriri bwe yambara inkweto, arangije agana muri ka kumba, ariko kumba konyine kamera yari iri mu cyumba kitashoboraga kubona. Icyo gihe ngo yaramanutse, akimara kugera muri ka kumba nyine ngo yahise amanuka ngo anyura mu kobo gatoya kari kangutse hejuru, agenda kamba cyane ko bari bamwoherereje ngo urwego ari buze kumanukiraho. Akigera hasi ngo yahise ahura na muramu we, akaba ari musaza w'umugore we wari uhagarariye abantu bari gucukura muri uwo munsi, nuko bafata inzira bamuvana aho ngaho. Icyo gihe ngo ubwo yaragiye aramanuka ahita yinjira kuri twa tumodoka nababwiye tumeze nk'utugorofani ariko tugendera nanone ku mapine ameze nk'aya gari ya moshi, baramutambikana bamugeza ku mwobo hakurya aho urangiriye, arasohoka. Akigera hanze nabwo ngo yahise asanga moto zimutegereje zifite umuvuduko uhambaye, bahita bamuvana aho ngaho. Ku rundi ruhande abari bari muri gereza bo ngubwo byabafashe byibura iminota igera muri 40 kumenya yuko uyu mugabo yatorotse. Ngo bakomeje kureba kuri kamera bayoberwa impamvu atari gusohoka muri toilette, nuko ngo bihutira kujya gufungura umuryango. Bagezeyo basanga harimo umwobo, basanga umugabo yagiye kare. Icyo gihe ngo babanje gukeka wenda ko ashobora kuba yatinza mu bwiherero, abandi baravuga batashobora kuba yagira ikibazo mu bwiherero, ariko ngo bakimara kwinjira ngo basanze harimo umwobo muremure umanukamo hasi. Nuko ngo batangira gusakurisha intabaza zivuga ko hari umugororwa utorotse gereza, ariko nubwo uwo mwobo bawubonye nabo bakawucamo kugira ngo bajye kureba aho urangirira, abandi bakajya kuzenguruka hirya no hino. Umugabo yari amaze kugera kure cyane. Akiva kuri iyo moto yari yamuvanye aho ngaho ngo bahise bamwinjiza mu ikamyo irimo abantu benshi ku buryo nta muntu ushobora kubona isura ye ngo bamenye uwo ari we, nuko baramukomezanya bamugeza mu mujyi wari uri hafi aho ngaho ngo mu rugendo nk'urw'amasaha 2. Iyo modoka ngo ikimugeza muri uwo mujyi bahise bamugeza ku kibuga cy'indege gito cyari hafi aho ngaho, afata indege ye bwite. Iyo ndege nayo kandi ikaba yari itwawe n'umupilote yari yizeye cyane wari inshuti. Akigera ku kibuga cy'indege yasanze haparitse indege ebyiri, indege imwe yagombaga kumujyana ahantu ari buze kwihisha, indi ndege ikaza gusigara iyobya uburari kugira ngo polisi ize kuba yikurikira, nyamara indege atayirimo. Indege ikimara kumuparika yahise afata imodoka ahita yerekeza mu nzu ye y'umutamenwa yari muri ka gace akomokamo ka Sinaloa. Iyo nzu rero ngo ikaba ari icungiye umutekano uhambaye, kandi inzu yubatse mu buryo bw'umutamenwa. Iyo nzu rero ngo mu buryo bw'amarenga nyine yavuganaga na bagenzi be bayitaga Sky, ko yari amaze kumenya ko bakoresheje uburyo bugiye butandukanye bwo kumenya aho aherereye, harimo no kumwumviriza telefone ye. Gutoroka k'uyu mugabo none ngo byaje kuba igisebo gihambaye cyane kuri Leta ya Mexique, kubera ko ngo yari yashize umwaka umwe wonyine Leta ya Mexique itangaza yuko yakoze igikorwa kidasanzwe, yafashe umugabo rero rigiza karakajya hehe, mbese yari yarabyamamaje mu itangazamakuru cyane ku buryo ubwo yatorokaga
abayobozi ngo ntago bashoboye kubyihanganira, bumvise ko ari agasuzuguro gakomeye cyane, banibaza ukuntu bazongera kujya mu itangazamakuru bavuga nyuma y'uko umugabo bari barafashe bari barihenuye hirya no hino yongeye akabacika. Icyo gihe rero ngo nta kindi bakoze, nabo ngo baragiye bakusanya ingabo kabuhariwe bavuga ko bagomba kumukurikirana mpaka bamufashe, kuko nta kintu bumvaga bari buze kubwira abaturage. Uyu mugabo yaza guturuka akigumira muri iyo nzu ye byari koroha, nta n'umuntu ari kuzigera amufata rwose, kubera ko nta n'umuntu ari kuzigera hakeka, kandi hari n'ubuvumo bwinshi yatorokeramo. Ariko uyu mugabo akigera hanze we ahubwo yahise atangira akazi, atangira kugenda azenguruka imijyi yose areba abantu yasize, areba aho business zigeze, anabaha amabwiriza mashya babwira icyo bagomba gukora kugira ngo barusheho gukomeza gutera imbere no gukora ibiyobyabwenge byinshi banabyambutse bakomeza kubigeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo arusheho kubona amafaranga menshi. Ibyo bintu ubundi kuri business byari bikwiye, nk'umuntu wari umaze igihe muri gereza yagombaga kureba aho ibikorwa bye bigeze ndetse akagaragaza imbaraga no mu bandi bantu yakekaga yuko abenshi bashaka no kumwambura ubwami bwe akaba bamusimbura. Nyamara ku rundi ruhande yari amakosa akomeye cyane. Leta ya Mexique kubera ko yari ifatanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bafite ikoranabuhanga rihambaye, baje kubona ko hari inzu ntoya mu mujyi n'ubundi wari uri muri ya majyaruguru ya Mexique muri Sinaloa, ngo baza kubona yuko babona abanyamuryango baka gatsiko ke ka Sinaloa bahagenda cyane. Ibintu rero ngo byaje gutuma bahashyira ibintu byinshi bituma bumviriza kugira ngo bamenye ibihabera. Icyo gihe ngo mukumviriza ngo baje kumva abo bantu bari muri iyo nzu bakunda kuvuga ijambo ngo nyogokuru, ngo nk'urugero bakavuga ngo nyogokuru agiye kuza, nyogokuru ageze hehe. Ngo icyo gihe rero abayobozi ba Mexique bafatanije n'iperereza rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje kumenya yuko uwo bita nyogokuru nta wundi ari El Chapo. Icyo gihe ngo bashidikanya ko ashobora kuba ari El Chapo cyangwa atari we, ngo bagiye kubona babona imodoka zigera muri 3 ziherekeranye, harimo imwe iri hagati icungiye umutekano cyane, ngo babona zirinjiye. Zikinjira nta gukomanga nta kuvuza ihoni, ngo bari baraho ngaho bahise bakingura imodoka zinjira mu nzu ziciye mu igaraje ryo hasi. Ahangaha abumvirizaga abayobozi ba Mexique bese bavuga ati uko byamera kose umuntu uri muri iriya modoka ntago tumubonye neza ngo tumenye ko ari El Chapo, ariko agomba kuba ari we. Icyo gihe kubera ko batari bahagazeho neza ngo bakomeje kumviriza bumve umuntu waba uje muri iyo modoka. Ngo mukumviriza rero bumvise ijwi, bumva ko uwo muntu ari El Chapo nta wundi, kubera ko ijwi rye bari barize. Icyo bakoze rero nabo nta kindi, bavuze ko uwo muntu ari muri iyo nzu, nubwo batari babagazeho neza ariko basaba yuko babona umusada iyo nzu bakayigota bakareba niba ari we bakamufata. Bigeze rero mu kwezi kwa mbere ku itariki 8 mwaka wa 2016 harashiyeho amezi 6 yonyine uyu mugabo aturutse muri ya gereza ya mbere. Icyo gihe ngo ubuyobozi bwa Mexique bwafashe umwanzuro yuko nubwo butizeye neza ko ari we waba urimo bagomba kuhagaba igitero gihambaye bakamuta muri yombi. Icyo gihe ngo ikipe ya Special Force ya Mexique ndetse ifatanije na DEA, ishami rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo bafashe umwanzuro wo gutera bakagaba igitero kiremereye kuri iyo nyubako. Ahantu ngo haje kumeneka n'amaraso menshi cyane kubera yuko ngo abari barinze uyu mugabo El Chapo nabo bari bafite intwaro ziremereye cyane. Abenshi rero ngo mu bari barinze uyu mugabo El Chapo barahaguye bahapfira ari benshi. Gusa muri iyi kipe nanone ya Special Force ya Mexique ifatanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta muntu n'umwe wahapfiriye, gusa aba Special Force benshi ngo barahakomerekeye. Nyamara icyo gihe nubwo hari habaye urugamba ruhambaye, ngo barinjiye umugabo baramushaka ahantu hose baramubura. Gusa ngo baje kubona indorerwamo yari irimo urugi, yari imeze nk'ikirori kimwe bireberamo, ariko wayisunika inyuma hakaba harimo inzira imanuka ikagera munsi y'ubutaka. N'ubundi umugabo yari yongeye yabacitse yanyuze munsi y'ubutaka nk'uko yari asanzwe abigenza. Ubwo El Chapo ngo yatorokanaga rero n'umwe mu bari bamwungirije bakoranaga ba hafi, bagasiga abandi bahangana na polisi. Ngo bakimara kuva muri uwo mwobo nyine bari baracukuye cyangwa tano, ngo bahise biba imodoka yatambukaga bayambura nyirayo bafatiraho. Polisi nayo yari yamaze kugota urugo rwose, imaze kumenya yuko uyu mugabo yamaze gutorokera kare cyane mu mwobo yagiye. Baje no kuvumbura batinze, ngo bahise bagura imipaka batangira gushyira amabariyeri atandukanye hirya no hino bavuga yuko hari buze gucose bari buze kumufata. Bavuze ko ngo baguye perimetre cyangwa se ubuso hakurya no hakuno byibura mu birometero 20 bahashyira amabariyeri. Bitunguranye rero ngo abapolisi bane bari bibereye kuri bariyeri ngo baje kumufata ari muri ya modoka bari bamaze kwiba. Uyu mugabo ngo bakimara kumuta muri yombi icyo yakoze nawe nta kindi ni bimwe yari asanzwe akora, ngo yashatse gutanga ruswa. Abo bapolisi ashaka kubaha akantu kugira ngo bamureke yigendere. Nyamara bitunguranye ngo aba bapolisi nta ruswa baryaga, baramuhakaniye burundu bamubwira yuko nta kintu na kimwe bari buze kuvugana.
amaze ngo kubaha ruswa bakayanga ngo yatangiye kurakara cyane, atangira kuvuga nabi no kubatera ubwoba ko azagenda ku miryango yabo akabagirira nabi. Nyamara aba bapolisi ngo ibyo ntibabikozwaga, ahubwo ngo baramufotoye bohereza ifoto ye kuri kamanda wabo, bamubwira ko umuntu bafashe akwiye kumureba akamwitegereza akareba niba ari we umunyabyaha bari guhiga. Icyo gihe komanda ngo akimara kubona iyo foto bamwoherereje yahise asubiza abapolisi yuko ikipe ya Special Force iri mu nzira ije aho ngaho kugira ngo ifate uwo mugabo, ibabwira ko bagomba kumucunga uko bashoboye. Aba bagabo rero nabo nta kindi bakoze, ngo bahise bareba ahantu hafi hari akaroji cyangwa se agacumbi gatoya ngo bamujyanamo, babihishemo imbere. Ariko urundi ruhande abandi bakurikiraniraga hafi umutekano w'uyu mugabo El Chapo ngo nabo bari bamaze kwisuganya n'intwaro ziremereye cyane, kuko bari bamaze kumenya aho aherereye, bavuga ko bagomba kujya kumubohoza ku giciro icyo ari cyo cyose. Icyo gihe ngo bamaze kumugeza muri iryo cumbi ritoya aho bavugaga ko wenda nabo bashobora kwicungira umutekano baramutse batewe, ngo bagiye kumva hashize akanya gato bumva imodoka ziri kuza zibasatira gake gake. El Chapo ngo yatangiye guseka ababwira ati ubu ngubu muri kwifuza iyo muza kuba mwemeye amafaranga nabahaye mukandika nkigendera. Barabyanga. Icyo gihe nyamara ngo ntibyatinze yuko iyo nseko yihinduka amarira, ubwo yaje gusanga abari baje aho ngaho begera iyo nzu gake gakeya batarabaje kumubohoza, ahubwo yari ya kipe ya Special Force afande komanda yari yavuze ko ari buze kohereza yari isesekaye aho ngaho. Impamvu ngo bazaga bagenda gake gake nuko bari basanzwe bamenyereye yuko uyu mugabo afite gahunda nyinshi na strategy zo gutoroka, ndetse ngo bakaba barakekaga yuko abagombaga kuza nabo kumubohoza bashobora kuba bari hafi aho ngaho. Baje rero baryamiye amajanja bitonze cyane, nyamara mu kuhagira ngo basanze ari kumwe n'abapolisi bane bonyine, nta n'umuntu n'umwe wo kumutabara wari wakasesekara. Umugabo El Chapo yarongera afatwa atabwa muri yombi ku nshuro ya gatatu. Barongera ndetse bamusubiza muri ya gereza icungiye umutekano imwe yari yaturutse mu minsi mike ishize. Uno ko inshuro ngo bari bamucugiye umutekano uhambaye cyane bikubye inshuro nka za zindi. Nyamara umugabo ntago ngo yigeze acika intege, yatangiye kohereza ubutumwa bugiye butandukanye abwira abagenzi be bari hanze yuko bagomba gushaka ubundi buryo bwo kongera kumutorokesha. Gusa polisi ngo ubwo yabivumburaga n'ubuhamya ngo bwagiye butangwa na bagenzi be nabo baje gufatwa bakoranaga karakaza ko gucuruza ibiyobyabwenge n'urugomo muri rusange no kwica abantu, ngo bavuze yuko n'ubundi bari baratangiye gahunda yo kumuvana muri iyo gereza. Kandi noneho ngo igitangaje bari no gupanga kuzongera kubikora nk'uburyo babikozemo bwa mbere, binyuze hehe muri bwa buryo bwo gucukura imyobo mpaka bagahinguka muri gereza. Nyamara ku inshuro noneho byari bigoranye cyane kubera ko leta ya Mexique yahise yihutisha uburyo bwo kumwohereza muri Amerika vuba cyane yuko bari barabonye ko bwa mbere yatorotse gereza ya mbere aturuka gereza ya kabiri, nta nubwo bari bafite icyizere yuko niyo gereza ngo bamufungiyemo bamugaruyemo n'ubundi yari yaratorotse bazongera kuyimugumishamo. Ibi rero byatumye ngo bihutisha gahunda zo kumwohereza muri Amerika vuba igitaraganya mbere yuko yongera gupanga cyangwa se agashyira mu bikorwa gahunda ze zo gutoroka. Urukiko rukuru mu gihugu cya Mexique ngo rwafashe umwanzuro wo kwihutisha izi gahunda, cyane ko n'ubundi ngo bwa mbere batangira gupanga kumusubiza muri Amerika, umucamanza mukuru wari uri muri izi gahunda uri kuzikurikirana yari yarishwe. Ibintu rero byatumye noneho batongera kubinyuza mu nzira nyinshi, ahubwo bafata umwanzuro wo guhita bamwohereza igitaraganya, ku buryo mu kwa mbere umwaka wa 2017 El Chapo ngo yatunguwe no kujya akabona abacungagereza bambaye imyenda ishe mu maso bamusanze mu cyumba cyarafungiwemo, baramuhambira, barangije ngo bamujyana muri kajugujugu yari iparitse hanze mu kibuga cya gereza, imugeza ku kindi kibuga cy'indege aho bamupakiye indi ndege yagiye igahita iparika muri New York neza. Icyo gihe ngo icyakurikiye ngo yagize gutya abonageze ku kibuga cy'indege avamo atunguwe cyane, areba hirya no hino, arangije ngo abaza umwe mu agent ba DEA aramubaza ati se ndi hehe. Ngo yatunguwe n'igisubizo yahawe ubwo uwo mu agent yamubwiraga ngo uri muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. El Chapo ngo amarira yamubunze mu maso, areba hirya no hino, abona ko ntacyo gifite cyo gukora, cyane ko abayobozi baryaga ruswa n'uburyo yashoboraga gutorokamo ibyo yabyigiraga kiri mu gihugu cye cya Mexique. Aho ngaho ngo ntacyo gukora yari afite. Icyakurikiyeho rero ni urukiko narwo ngo rwafashe igihe kitari gitoya bamuburanisha igihe kinini, cyane ko yakekwagaho ibyaha bikomeye kandi bisaba abatangabuhamya benshi bagombaga n'ubundi kuva mu kindi gihugu cy'igituranyi cya Mexique. Gusa nanone bidatinze mu mwaka wa 2019 uyu mugabo nibwo urukiko rwaje gufata umwanzuro ko rumukatiye igihano cya burundu rukongeraho n'imyaka 30.
ahangaha impamvu babikora gutya aba ari ukugira ngo wenda haramutse habayeho n'imbabazi za perezida akakuvanaho igihano kimwe, ikindi uba uzakomeza kugikora. Wenda kubabariye yakubarira wenda igihano cya burundu ariko ugasigarana imyaka 30, cyangwa yaguye imbabazi z'imyaka 30 ugasigarana igihano cya burundu. Niyo mpamvu mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye ushobora kujya kumva ngo umuntu bamukatiye igihano cy'urupfu inshuro 3 ngo bongera n'imyaka 40 ngo n'indi 70, aba ari ukugira ngo bizagorane cyane ko uwo muntu yanahabwa imbabazi. Uyu munsi rero none tuvugana uyu mugabo El Chapo akaba agifungiye muri gereza yitwa ADX muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba ari imwe muri gereza zihambaye cyane zicungirwa umutekano muri icyo gihugu. Iyi gereza rero ikaba iherereye muri leta ya Colorado aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba icumbikiye abandi bagororwa bameze nkawe babi cyane baba bitezweho ko sanisa bashobora kugira umuntu waza kubabohoza, ariko kugeza uyu munsi wa none akaba nta muntu n'umwe uragera kuri iyo ntego. Ndetse iyi gereza abacunga gereza bayo ngo baba ari abantu bitondewe bizweho neza banakurikiranwa ngo barebe yuko nta muntu ushobora kuba ruswa bakaba bakora ikosa. Ikindi kandi uyu mugabo amara amasaha ye 32 yose ari muri iyi gereza, nyuma y'ayo masaha akaba aribwo ahabwa isaha imwe yo kuba yasohoka akarambura amaguru akagera hanze akotana akazuba. Nta gushidikanya ko uyu mugabo El Chapo nubwo ari ahangaha aba ataryamye, ashobora gukomeza gutekereza wenda uburyo yatoroka, ariko ntago bishoboka kubera ko ari kure cyane y'igihugu yari afitemo imbaraga cya Mexique, aho ubu ngubu afungiye ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo rero ikiganiro cy'uyu munsi cyangwa se icyegeranyo nari nabateguriye cyangwa se inkuru nari nabateguriye yo kubabwira ku muntu udasanzwe El Chapo n'uyu munsi wa none ugifungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nangaha kigarukiye. Umukaba mwari muri kumwe nanjye Savimbi, aho akenshi mba ndi kumwe na Seven Maestro, ndetse tukaba tuba turi kuri The Updates TV. Ahasigaye na hanyu, niba wumva biryoshye ukaba wagikunze iki kiganiro kora subscribe, ubundi ujye ubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibyegeranyo byiza, ibyabaye hirya no hino mu mateka ndetse n'amakuru ya buri munsi. Cyabaye cyose tukivugaho tukabagezaho updates.